Muraboneza hano ni muri Plat Properties, tukaba rero muri Plat Properties dufite ibintu byinshi, amazu, ibibanza. Uyu munsi rero tugiye kubereka inzu nziza, inzu nshyashya nk'uko muyibona. Inzu nta bantu barayijyamo, inzu iri kugurishwa, iri ahantu ku musozi heza. Iyi nzu rero ikaba turi kuyigurisha, ikaba ifite parking, ifite jardin, ifite hano murabona ni kuri marembo winjiramo neza, agaragara, urabona finissage yayo. Iyi nzu rero ikaba iri ahantu muri estate ku musozi mwiza cyane hano muri Kigali, aho bita Bumbogo. Iyi nzu rero ikaba ifite view, ikaba iri ahantu heza harimo andi mazu, ukaba winjira muri gate imwe ariko ukajya mu nzu yawe. Iyi nzu rero nk'uko muri kuyibona ikaba ari inzu nshyashya, ikaba ari inzu igaragara neza, ushobora kuyigura ukaba wayituramo cyangwa ukayikodesha. Nkaba rero ngiye kubereka hano muri salo yayo kugira ngo murebe, mbatambagize, murebe ubwiza bw'ino nzu bwose. Aha rero ni muri salo nk'uko nabibabwiye, murabona ko ni salo nziza, salo nshyashya, murabona amatara, murabona amarange, murabona iragaragara neza, murabona igikoni, murabona design, murabona iragaragara neza cyane. Master bedroom, murabona ukuntu ingana, ni nini, irimo parafo, amatara meza. Murabona aya matara ni amatara meza cyane atuma uryama neza utuje. Murabona parafo, murabona hano dushe na toilette, murabona miroir, murabona lavabo, byose biragaragara kandi murabona ko ino nzu isobanutse. Iyi nzu ifite ibyumba bitatu. Ubu hano tuvuye ni muri master bedroom, chambre principale. Ubu rero tugiye kubereka ibindi byumba bisigaye bibiri. Icyumba kindi gikurikiraho ni iki ngiki, murabona ko ni icyumba kinini nacyo, gifite amadirishya manini, amarange y'umweru meza. Mbese mwakomeza kureba ino video murabonamo ko ari ibintu byiza. Iyi ni dushe na toilette ihuriweho n'ibi byumba bibiri. Iki cyumba kindi nacyo ubu nacyo murabona ni icyumba kinini kandi kigaragara. Ubu rero amarange murabona ni shyashya, ino nzu nta muntu wayijyamo. Harimo ikindi cyumba twakwita cya kane, ushatse wagikoresha nka ofisi cyangwa waba wagishyiramo igitanda, byaterwa nawe ukaba wagikoresha. Nacyo murabona n'idirishya ryacyo kiragaragara, ni cyiza. Imbere yacyo hari jardin, murabona haragaragara neza kandi cyegeranye na dushe na toilette iri hano. Nayo dushe na toilette iri hano, nayo murayibona. Ngiyi ni ukuvuga ko iyi dushe na toilette ishobora no gukoreshwa n'abashyitsi bari hano muri salo. Iyi nzu rero ikaba isobanutse. Iyi nzu rero nk'uko mwakomeje kuyibona hano hejuru ni kuri terase, ahantu abantu bashobora kwicara mwumva akayaga, mureba umujyi wose.
uri hano ureba mu mujyi hejuru, ureba za convention, ureba Kambi, ureba Kimironko, ureba ahantu hatandukanye hose. Urabona ko ino nzu ifite view. Ubu nuko ari ku manywa ariko ari nimugoroba umujyi wose ureba hano hirya, ureba Stade Amahoro, ureba hirya mu misozi. Mbese ino nzu irasobanutse nk'uko mwakomeje kuyibona. Murakoze cyane, ngaho mukomeze kureba ino video muri bwishime nimuza kureba ino video y'ino nzu yose. Iyi nzu rero mumaze kuyibona, mwayibonye ubwiza bwayo, mwabonye ibyumba byayo, salo yayo, cuisine, jardin, parikingi. Iyi nzu rero ikaba nk'uko mubonye ko harimo ibyumba 4, ikaba iri ahantu heza hari view, ikaba ishaka miliyoni 75. Hanyuma uwayikenera kuyigura akaba yagana Plat Properties akareba adresse ziriho. Hanyuma gukenera kuyisura turi tayari twayimugezaho. Ikaba ari inzu nziza iri muri estate nk'uko nabivuze. Mbese ikaba ari ahantu hatuje umuntu yatura amerewe neza kandi hatari akajagari, hatari ibintu byamusakuriza. Murakoze cyane, turabakunda.